Inkuru ibabaje y'umubyeyi witwa Muhongerwa Chantal. Uyu mubyeyi mureba kuri sikirini zanyu yitwa Muhongerwa Chantal, akaba yari atuye mu karere ka Bugesera, intara birumvikana n'iy'Iburasirazuba, umurenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze. Uyu mubyeyi akaba yitwaga Muhongerwa Chantal, akaba yaravutse mu 1978, mwumva imyaka ye kuri ubu yari igiye kuba 47 cyangwa se yari yuzuye. Ni ibintu bibabaje, iyi nkuru njye nyumva no kuyishyiraho byarangoye cyane, kubera ko ni ibintu bibabaje kuba igihe tugezemo hakiri abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, bagifite ubugome mu mitima yabo, bagifite kwica yabo cyangwa se no mu bikorwa. Ntago inshuti zanjye, ntago ari ibintu by'i Rwanda, ntago ari ibintu muri iki kinyejana twakagombye kuba tucyumva. Igihe tugezemo cyakagombye kuba ari igihe cyo gukora, umuntu agakora ibintu bimufitiye umumaro, umuntu akifuriza undi ibintu bimufitiye umumaro, aho kugira ngo urebe mugenzi wawe wumve uramwanze, wumve wamuvutsa n'ubuzima. Ntago ari ibintu bikwiriye, kuko nta nyungu yo kugira nabi, nta nyungu yo kwica, nta nyungu yo kugambana, nta nyungu yo gukora ikibi. Kandi mbibutse ko iyo ukoze ikintu kibi, uko byagenda kose umusaruro wacyo uzawubona. Nukora n'ikiza, umusaruro wacyo uzawubona. Ariko ikintu cyose uzakora muri iyi si, ntabwo uzava mu isi utagisaruyeho, mbikwibutse. Umumaro wanjye ni uwo kubibutsa, kuzajya mbibutsa, nzajya mpora mbibibutsa. Uyu mubyeyi rero, amakuru avuga ko nimugoroba igihe yari atashye yahuye n'abagizi ba nabi. Uriya mugabo mubonye akaba akekwa cyangwa se akurikiranweho kuba ari we waba waragiriye nabi uyu mubyeyi witwa Chantal. Uyu mubyeyi witwa Chantal rero, icyo gihe nijoro bakaba baramufashe bakamugirira nabi, bakamukuramo imyenda. Ibaze gufata umuntu w'umubyeyi ukamukuramo imyenda, ukamuteragura ibyuma, warangiza ukamusiga umwambitse ubusa mu byatsi. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, kuko amakuru avuga ko yaje kuboneka mu gitondo cyaho ari umwana wazindutse ajya kwahira ubwatsi, amusanga aho ngaho, bakuyemo amara, bamuteraguye ibyuma, bamwishe, ijoro ryose araraho. Mwumva ni ibintu bibabaje. Kandi noneho uyu mubyeyi akaba yari umubyeyi wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Murabizi iyo bigeze iki gihe cyo kwibuka, cyangwa se muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, usanga abapfobya cyangwa se abahakana, cyangwa se ba bandi banze gukura mu mitwe yabo ingengabitekerezo ya jenoside, ari bwo bakora ibikorwa bibi byo gupfobya cyangwa se byo kubabaza cyangwa se byo gutoneka, bashaka gutoneka abantu bacitse ku icumu, cyangwa se bashaka kubababaza, bashaka kubibutsa ibibi cyangwa se no kubasubiza mu bibi. Ariko ntabwo ari ibintu byoroshye, cyangwa se ibintu kubyumva ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroheye imitima y'Abanyarwanda. Iyi ni inkuru yababaje Abanyarwanda benshi, ni inkuru yashavuje abantu benshi, ni inkuru yatonetse imitima ya benshi. Ariko ni ukuri ntabwo ari ibintu bikwiye, ni ibintu tugomba kurwanya tukabihashya, kuko uyu mubyeyi yari akiri mutoya, yari afite abana 4. Mwumva yari umubyeyi ufite abana 4, yari umubyeyi ufite imyaka 47, mwumva yari agifite imbaraga zo gukorera urugo ndetse agakorera n'abana be. Mwumva yari umubyeyi rwose ugifite ubuzima bukomeye, ugifite kubaho. Rwose ntago ari ibintu bikwiriye Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, ntago ikintu cyo kwica gikwiye kuba mu mitwe y'Abanyarwanda cyangwa se mu mitwe ya muntu. Oya, mureke kwica bihagarare, ahubwo abantu tubane neza, abantu tugire urukundo,
hari abantu usanga babika imijinya mu mitima yabo, bakabika inzangano mu mitima yabo, kandi ugasanga izo nzangano nta kindi zabagezaho rwose uretse kugira nabi, uretse kudatera imbere, uretse amashyari, nta kindi kintu izo nzangano zo mu mitwe zakugezaho cyangwa se zo mu mutwe. Nubwo umuntu mwagirana ikibazo, icyiza ni ukubabarirana, ukababarira umuntu, ukababarira umuntu icyo yaba yagukoshereje cyose, wamubabarira ariko ntujye kumwica urupfu rw'agashinyaguro gutya, ntujye kubabaza umuryango we gutya, oya, kwica narababwiye, kwica cyangwa se kwiyahura ntabwo ari cyo gisubizo cya nyuma. Igisubizo cya nyuma muri ubu buzima ni ukwihangana, ni ukubabarira muri ubu buzima turimo. Ubwo rero twavuga tuti abantu bo mu muryango w'uyu mubyeyi witwa Muhongerwa Chantal, mukomeze kwihangana, mukomeze kugira umutima ukomeye, ni ukuri Imana y'amahoro ibashoboze kandi ibaha imbaraga zo kubyakira. Ntabwo aba ari ibintu byoroshye mw'abantu mwe, kubura umuntu utarwaje, kubura umuntu wari uzi ko nta kibazo afite, ntabwo ari ibintu byoroshye kubyakira, ariko ni ukuri nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibi bitubwira, ni ukwibuka twiyubaka. Mukomeze kwibuka kandi mwiyubaka, mwumve ko ubuzima tugomba kwiyubaka ndetse tukabaho dukomeye. Ubuzima ni ukubaho twihangana kandi tukarwana kugira ngo twiyubake dutere imbere. Ntabwo ari ibintu byoroshye guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi ukabasha kubyakira, ariko uko byagenda kose Nyagasani azajya agenda ashoboza abantu be uko byagenda kose. Rero muri uru Rwanda ubumwe burigishwa ndetse na ndi umunyarwanda ikigishwa, ariko mureke duharanire ko rwose buri muntu wese yakumva ndi umunyarwanda, kumva ko ivangura ridakwiriye, ivanguramoko ricike, ubumwe buganze, ubunyarwanda buganze, ubunyarwanda bushyirwe imbere, kwicwa birwanywe bivanweho burundu, kugira ngo u Rwanda rwacu turuteze imbere. Kandi ni ukuri u Rwanda rwacu ndabizi neza ko ruzakomera rukagera kure, kandi biri kugenda biza, mubona ko bigenda biza, uretse ko haba harimo bakeya, ariko nabo bakeneye kwigishwa, leta izashyiramo imbaraga ibigishe ndetse natwe twese.